nibuka yuko umukire yampaye envelope yanjye urumva yanditseho 1M. Wow. Ka envelope kandi karimo 1M arambwira ati akira ibi ni ibyawe cash. Nuvuga ngo naragiye nicara mu cyumba urumva mbara ibiceri nabaze lare zanga gushira noneho nkajya mfungura nkafungura umuryango nkirebesha gutyo kandi ari tipu gusa tu ya nkirebesha urumva ndebe nkongera ngafunga kandi ubwo ndi ngiye nyine nta muntu wankurikiye ntaki uko kwisohoka aho twese dufatira urumva culture rap urumva ya hip hop rap music muri rusange urumva iri gukora ibintu right now ntago bikiri drill cyangwa trap hell no ugiye kureba ibintu byanyabyo biri gukora right now ndavuga ati ngiye ndo muri Nyarugenge ntago ndo muri Gasabo bro ndavuga ati noneho album yanjye ya mbere ndashaka yuko ibera muri Setandre kuko ngiye ndumpe tuvuka ibyose kandi na proud urumva so wendi ya kabiri ni ya gatatu twazijyana no mu ntara no hanze y'igihugu ariko iyi ngiyi ya mbere igomba kubera iwacu ntitaye ku by'umufungo ngiye ndi kubaka amateka ntago ari umufungo cyane ngiye ntago mba nshaka ibintu by'imifungo cyane kuruta amateka nararwanye urumva nagiye ndwana n'amaniga amaniga na yarakomye urumva nagiye nyakoma amaniga yagiye ankoma urumva so ibi ni life nyine tugomba gucama kuri street uko nanjye mfite amaniga nagiye mbonera nanjye niko mfite nanjye nagiye mbonera nanjye akankoma Yes, ko tubasuhuze kandi tubahe ikaze mwese mudukurikiye muri kano kanya twizera ko mukomeje kugubwa neza. Reka mikaza abantu bari mu Rwanda mu bice bitandukanye by'u Rwanda ndetse n'abari hakurya y'inkiko cyangwa se imbibi z'u Rwanda. Uraho neza? Fresh papa. Meze fresh. Ndatuje cyane umusa. Urasa neza kabisa. Thanks man. Hapo now you look good too bro. Nakumenye vuye Burayi. NYC bro. NY man, yes. Cyakoze klima mu Rwanda nari ikindi gihugu ku isi cyagira klima nk'iyo mu Rwanda. For mu Rwanda tugira klima ya mbere bro. Ko usanga men n'abapeti bikaraga bose bava za state, kava za Finland he hose bose baza KGL kandi abenshi bakunze kuza ari uko hari hakurya mani klima imeze winter ibamere nabi. Winter tumaze igihe bari muri winter danger. Urumva Belgique, France bose bakaza KGL. Kwereke keje tuba dufite yawe da ya mbere ku isi tu. All right. Yes, repeat onye kwakira kuri ISTV ni umuvandimwe duhorana cyangwa duhorana kenshi bishoboka. Pino umunsi ngira ngo ni ikiganiro cya gatatu tugiye gukorana. Niba ntibeshe ushizwa kuranya umuvandimwe Blaze ariko Stiano kuri ISTV na mbere aho twakoranye so. Ni byiza cyane haracemo iminsi tutakubona. Ariko urasa neza ibyo navuze shoko umeze iminsi uri ku gafaranga shaho tabaneza se bwana birara by'inyabirambo bityo hanyuma ari ikintu ari ikintu ushaka kubwira abantu ndabyemeza ngewe ku giti cyanjye nka Jado ko Pfla umwe mu bahanzi mu Rwanda bambara neza. Thank you so much my brother. Wenda gira ngo Emira dufasha akareba ni panoro kuzamukana n'inkweto byose ni OG. Ingi ni catch urumva. No catch. Ni catch yo mu mvura to. Nuvuga ngo ingi nyitereka uko tugiye muri change yo kuyakavura kato na hato. Nakuno tumeze muri no minsi. Niyo ubundi catch no bana iteretse aho. Kabisa. Izi panaro zirashyaho ari umusaza ujye twambika twa Faripi shout out cyane kuri Faripi izi panaro atazima waduko so ureba se umusaza mwana bafite ububiko bwinshi cyane abafite ububiko bwa danje yes all right hanyuma rero tujye gutangira ikiganiro uyu munsi ndetse abantu benshi bagiye bambaza tipi mu muzane turamukumbuye dukumbuye kumenya ubuzima bwe bumeze gute akazi ku muziki bimeze bite uyu munsi rero turagufite turishimye cyane abantu baba diaspora batandukanye bakurikira ibiganiro bya ISTV bakunda ni benshi arabajama nzasuza nk'ababi nabande bamwe bajyaga banyoza ama email amwe ati dushaka tuzanira Yes, thank you. Ariko nibize kurangira ngo shout out cyane kuri B n'abandi basaza bose respect man. Nize kurangira nizere kuri buze kudusigira nimero na za Audi limits bazishene. Oya 4 ndayituba. Kaka nyeri ufana wawe agomba no gusupporting. Cyane rwose me support your own man. Byo nibyo tuvuga buri munsi.
urumva ko natwe turi hano kubera mwebwe bro, urumva akazi dukora ntabwo ari twe twikorera, ahubwo ni mwebwe tuba tugakorera just kugira ngo namwe mubashe kwishima mutitekerezaho to. Alright. Abakunzi ba hip hop ni benshi. So P, mu buzima busanzwe andi makuru kuko navuze ndeba ku bitangazamakuru heruka hose byinshi, haciyemo ngira ngo nk'amezi hagati y'8 6 gutyo mu mwaka urebye, umwaka ushaka kunagira ahubwo bitagaragara ku bitangazamakuru bye byose. Usibye yanga podcast nabonye wakoze ejo bundi. Yes. Ariko ubu ntago heruka. Wapi yakwirekeye gute? So musa no kuvuga ngo nari maze igihe kinini cyane nje ndi busy muri life yanjye. Ndi busy muri life yanjye, hari ubuzima busanzwe hakaza n'ubuzima bw'akazi bw'umuziki. So ibi byose rero hari igihe ufata time ukavuga tereka ibi bintu birankeneye nkuko nanjye mbikeneye cyane, reka nabyo mbihe time yabyo nabyo bideserving. Uko urumva icyambere mbere ko ujya muri life ya music, urabanza ukita kuri life yawe ya buri munsi. Niyo ya mbere na family byose ubwo bari kumwe. So niyo ya mbere rero, so ni ibyo ngibyo urebye narindimo. Yes. Okay. So ni byiza ari kimwe mu wenda ndaza gufite urutonde reze mukanya ndaza kururambura urutonde rw'ibibazo byinshi naguteguriye. Ndakuzi cyane. Ntabwo uri mu ncike umunsi. Nagutegura ibibazo byinshi numva mfite amatsiko cyangwa se kurya ari nanjye noneho wanizajye noneho nagufatishije. Urwo babitoroshye. Ariko appreciate you man. Yes, thank you so much. Yes. By the way, music uyu munsi especially hip hop uri kwibona gute hano hanze, cyane cyane tunagendeye no kuri za hip hop old school mwahoze mukora kuva kera, benshi bari kuvuga ziri kuzimira gutya na gutya, ariko umuziki buryo rusange hano mu Rwanda uri kubona gute? Mu Rwanda, thank you kumbaza. Mu Rwanda ndabona hip hop nka culture cyangwa rap nka genre, hip hop genre gutyo. Ntabwo ngiye simbona ko turi ntabwo duhagaze nabi, ahubwo biterwa naho umuntu ari. Naho umuntu ari cyangwa se na state arimo ya mind, urumva ibyo akunda kumva sibyo. Ariko I'm sure yuko ntabwo tumeze for, urumva gusa wenda ikintu cya promotion, urumva promotion ku maradiyo wenda amwe namwe ntabwo ari neza cyane nkuko byagakwiye. Ntabwo ari neza cyane. So ariko hari n'abandi ba artiste bakubwira ati no ntabwo radio nta muntu ukizitayeho. Urumva ati twe dufite bafite ama platforms atandukanye. Yes. Ubwo nsohora umuzigo wanjye ntabwo mba nyine kuri radio banawumenya. Urumva which nabyo ni byiza. So ibyo ni iterambere. So niho isi igeze today. Ariko still hari n'abandi bantu badakoresha ibi byose kandi nabo babakunzi baba bari ahantu home, urumva ahantu hatandukanye badafite access yo kujya kuri ibyo mu mageto. Abajama so kwinjira no munzu ugasanga playlist yanjye yibuze nk'ikigero cya 70%. Seriously. Ari hip hop rap. You know, urumva so music ya rap nge nemera yuko ntagiye abaraperi badakora, urumva ntagiye abaraperi badakora n'ubu. Mvuye kuri wa mugenzi wanjye w'umwartiste w'umuraperi nawe tukibona ni ikintu cya mbere sanyereka ball ya fresh byatari, asanyereka umuzigo wa dance. Yes. Urengeye kubihuza vuga ni video nawe ati wow. Tuba turimo turakora ahubwo nuko hari abo badashaka kumenya ibyo turi gukora. Yes. Urengeye kubihuza mvuga ngo ese usibye ko wenda ari ikibazo cya promotion sometimes ku ma TV stations na hehe, ubundi abaraperi bo bari gukora ariko isusu ugakomozaho. Ariko bihuze noneho n'abaraperi mu myaka yawe babandi badukundishije hip hop bari gukora. Nakubwira yuko yes bamwe bari gukora. Wenda tuvuze nka Double J, Bulldog, shout out cyane kuri Bulldog, salute. Urumva nta kwezi kurashira asohoye indirimbo bita hafi. Urumva ni project iri kwitwara neza byatarano hanze. Urumva so nabwo yaramaze n'igihe nanone adukomye album. Urumva afite album bita Chemotherapy, album nziza byatari. Uyu munsi none iracyari ya mbere. Urumva so n'abandi hari n'abandi bari gukora, n'abandi ba Trey namaze ari gukora. So
Bush no arakora urumva abo ni babandi twita ngo abana bo muri new generation ariko bose it still is the same byose ni kimwe ni hip hop still ni hip hop urumva so mbona twe duhagaze neza ariko ikintu cyo guhora abantu bahora bakigarukaho bavuga ngo rap music ntabwo iri gusellinga urumva so bikajya no mu mutwe no mutima abantu cyane bahita bumva ko ariko bimeze kandi atari ko biri obviously banga tufite abaraperi benshi cyane bari kwitwara neza nanjye ndaje mu minsi mike cyane nanjye ngo ukome indoro zivuga wa mugani wafata umva ko inyanza bogeza uretse utambariza ikibazo utibaza ukanisubiza mu kanya kuko njyewe nanabikubwiye turi hano hanze wenda turi bisangiza n'abafana ingoma ya P iri vuba ni yihe kubera ko abantu benshi bakumbuye indirimbo yawe iri kuri platform yawe video yawe ikoreye byose nyine byawe P ni ryari wow man thanks man ntabwo precisely man ntabwo nshobora kwita nkubwira next week ariko ni ASAP as soon as possible kabisa barabona umuzigo wanjye wa fresh ni future harimo n'undi muntu twakoranye ariko ntabwo ari byiza kwita muvuga right now so no kuvuga ngo yes ahubwo soon barabona icyo bita full package barabona full package kabisa danje ako bashonje bahishiwe kabisa ni gihe gito cyane rubango ubu nanjye iminsi ndimo ndayibarira ku ntoki ni nabwo bagiye kwitabona n'ibindi bintu byinshi cyane babone impamvu nari maze igihe ntari kugaragara ari za brag bajya bavuga ngo abaraperi nk'iyo baje bati umunsi imyaka munyitege tu umwaka munyitege ibintu byadaje umwaka ugashira jadole ntago kwemeza bro njyewe ndi serious byatari burya nyine iyo ubona umuntu wari umaze igihe kinini utamubona no kuri street atagaragara trust me buri hari icyo bari gukora aba yitsimbye afite ibintu ari gukora no buriza aba ari ku kazi bari mu kazi kabisa cyakoze so nuko bimeze hanyuma nkuko tutari duherukanye of course mfite ibibazo byinshi cyane mfite list y'ibibazo byinshi arabombariza ibibazo byinshi byo kubaza ariko ikiza turaskwibonera ibisubizo so dusubiye inyuma gatoya twabonye performance nziza sinzi nibwo bwa mbere nyine mbonye amahirwe kubikubazaho last time yari igitaramo wagaragaye stage kumwe na King James mwakoze performance nziza muri Kigali Arena wambaye neza cyane ngira ngo baribonye ira performance na n'uwantu iracyari umutwe wabo thank you so much bro thank you hanyuma nicyo uvuga kuri ira performance y'ujya munsi yateguwe gute James mwahuje gute kugira ngo muzane kuri stage Thank you bro urakoze cyane before ko nsubiza nabanza ngaha peace ku musaza King James romba yes respect cyane ku musaza King James kuko iyo akiza kuba atari King James nanjye ntabwo ira stage ntabwo nari kuba narageze amahirwe yo kuba nari impari so niyo mpamvu mushimira cyane so King James yarampamagaye arambaza se P bimeze bite urahari ndamwe ati ndahari cyane umusa ati alright atoke nanjye ndi mu kazi nimpuguka noneho ndashobora no kuza kushaka uburyo twanahuza tukabonana alright cool so once ahugutse afata umwanya turabonana arambwira ati hari gahunda imeze gutya kandi ashaka ukubona kuri stage turi gukorana indirimbo yanjye twakoranye imaze igihe kinini urumva ariko still iracyari mu matwi y'abanyarwanda no mitima yabo baracyayikunze nubwo imaze igihe ariko nta hantu namwe kuri stage nari nakubona wayikoze nta n'indi stage nini wegeza uyikora cyangwa se noneho byumwe turi kumwe urumva ndamwe ati wow man ndamwe ati ni fresh cyane buraho ruzaboneka nzaboneka so time ya rehearsal hose nari impari akurumva ko nanjye nahise numva buryo kibiri seriye cyane urumva so ni ikintu cyo kuvuga ngo kuzirikana kabwa tereka nje kureba P twegeza gukorana staff ya fresh urumva mu gihe gishize mu myaka 7 8 9 ciho so byaba byiza twongeye umuntu yongeye no kumona kuri stage kuri special no kuri stage yanjye turi kumwe nuko nkuko byagenze so niwe wakoze step ya mbere
so urumva ko ntabwo nari ndi muri gahunda yo gukora muri arena, so otherwise nanjye nari kuba ndi ku mafishe nk'abandi bose. Yeah, sure. Yes. So ariko urumva nanjye nahise mbifata mbyakira neza. Urumva nabyakiriye neza. Ndavuga ati ni chance, urumva ni chance mbonye nanjye yo kuba nagaragara muri arena. Kuri n'ubwa mbere nanjye gukorera muri arena actually. Yeah, sure. No kuri n'ubwa mbere nabyibuka kabisa. Iriya niyo stage yanjye ya mbere. Niwe wamfungura imiryango. Urumva ko yes. Kandi noneho ikindi nibuka ko turimo baberetse urukundo cyane kijya gihe. Yes. Ari mari nari mu bantu bari bicaye imbere, nabonye ukuntu abantu babigaragarije ukuntu avuga wowe urebye feedback wabonye kijya gihe niki byakuretse pi. My brother, no kuvuga ngo ngiye nabyo nyine nageze kuri stage numva emotions ziraje. Ntabwo nari mperutse kujya kuri stage nkiriya. Stage iri seriye cyane, urumva. Seriously abantu benshi. Urumva. Ntabwo nari mperutse, nari haracima igihe kinini cyane. So nibwo nahise mvuga ati wow, cyokoza akazi karakozwe, urumva. Biranyereka ko noneho nta mpamvu yo gucika kime, ahubwo ngomba kuba even noneho seriye cyane. Have to put a lot of work, urumva. Ngomba no kwita menya ko ibintu ngiye nkora bisanzwe ubundi biro official. Sanzwe mbiza ariko haraho bigera ugacika kime mo gakeya bitewe na environment yawe, urumva. So ariko hariya byanyeretse uko men seriously ibintu turimo ni ibintu birenze to, ni na business iri hejuru cyane, ubashije kuba serious. Amarangamutima y'abantu ubashije kuba serious. Tiburi yuze umuziki umwa ugashira ibiri umenye kuri gukira amarangamutima yacu. Yes. I know. Nukadutengwe. Ntabwo nakora ikosa boss, nakora ikosa. So ko ndibuka yuko after that nyuma urumva ko ngiye nagaragariye mu n'indirimbo imwe gusa. Ntabwo nari nemera kuba nakora n'izanjye nk'ebyiri. Yazimwe zawe zisanzwe nk'ebyiri. So suko bitari gushoboka, ahubwo nuko uburyo stage ntuza performance ya King James kunari ipanze, kuno yareteguye time ye, uko no ngiye nje ninjiye muri time yo deja. Oh yeah, of course. Urumva nandi muri time ye. Nandi yes, urumva. So ntabwo byari gukunda yuko mwaka rizindi ndirimo nk'ebyiri cyangwa indimwe. Urumva. So byari bihagije ugatoke next time wenda nibwo uzabona no time yo kwigaragaza ufite nk'isa yose, cyangwa se why not nashoyishwa ko ari ni yawe, urumva. Kuko you deserve it, umusani mukuru, urumva. You got what it takes, urumva. Kuba wa control arena yose ijoro ryose ngenda bishoboye, mfite indirimbo zihagije zatuma mbikora. Ese ubona biterwa n'iki kuba tutakubona ku ma stage akomeye kandi ufite izina rikomeye no kurusha n'abandi benshi tubona? Ubona bipfira he? Aha mbere wenda today birashoboka, uyu munsi byo birashoboka cyane kuko ndahari, mbasha kuboneka mu buryo buri simple cyane. So ako mu bihe byashize wenda duhere nko kuri zagumaguma zigitangira, ntabwo kiragihe mu by'ukuri nabaga ndi busy cyane mu zindi staff, ku buryo ugasanga bara abapapa cyangwa mama bategura ibitaramo binini, ugasanga ntabwo bari kukubona neza muri view zabo. Ntabwo bari kukubona. Yes. So byo urumva rero ntabwo naba blaming, ahubwo blame nyishyira kuri ngewe cyane tu, kuko ninjye wabigiraga muri rwo kutagaragara. Yeah, sure. Kandi mu gihe bicaye nko muri room runaka bari kuganira kuri business yacu, ugasanga nanjye izina ryanjye rizamo cyane muri ba bantu bose bagomba guha akazi, nanjye izina ryanjye rigaruka. Ariko ugasanga ari side imwe yise yo pose kavuga ati no buriya nta kumubona byagorana, kumubona byagorana. Haramutse nabonetse ntabwo waburi sure yuko wamubona uyu munsi ejo songera kumubona. So nibyo bagiye bavuga bagenda bagarukaho cyane. So kuri kuba ari ukuri umuntu agomba kubivuga uko biri nyine. So ariko uyu munsi wa none I believe yuko ibyo byose byahindutse, urumva harimo change nini cyane yabaye muri life yanjye, ku buryo nta mutera nkunga cyangwa umushoramari ngo wanshaka ngambure anytime ya cyose yanshakira mu kazi mba mpari ku gihe kandi. Yes. So ari ibintu bimwe byanunguye duherukanye iminsi mike ariko ibintu bimwe byanunguye nyikubona, usibye kuba usa neza nkuko nabivuze, ariko imisatsi yatangiye guhinduka. Aje maperi savuga ati siko imyaka yagiye bana, niba atari ubukire ni imyaka, n'umufungo bro. Niba atari ubukire ni imyaka, n'umufungo. Mise nibaza ese abantu ubwo ndacye kugenda kuri ya liste y'ibibazo mfite byo ngomba kubaza uyu munsi. Ari abantu bambajije nzabariza umwe muri Tough Gang, ariko no kubw'amahirwe niwe turagufite uyu munsi. Tough Gang yahozeho niki, ari amahirwe tugifite
yuko twazongera kubona Tuff Gang? TJ my brother so reba nanjye kuri njyewe ni inzozi tu, ni inzozi cyane kuko Tuff Gang ndayikunda. Tuff Gang nazamukiye muri Tuff Gang, nagize kimbe za danje ndi kumwe na Tuff Gang. So Tuff Gang rero kumva ngo yagarutse cyangwa se twagarutse na TG na team yose, my brother, nta muntu utabyifuza nkuko nabandi abakunze Tuff Gang mu gihe cyayo ikimeze neza. Naye ndi umufana, urumva, naye ndi umwe mu bafana, naye ndi umufana wa Tuff Gang byo gupfa birenze kabisa, urumva. So then ukuvuga ngo ndamutse ngize ayo mahirwe yuko Tuff Gang yagaruka ikagaruka nanjye ngihari nkaba nanjye ndimo ndi kumwe na Tuff Gang, my brother, so ni ibintu byo gucerebra nanjye ntabwo sinzi to nabyakirana umutima wose nabati kuko ni famille, urumva, ya TG ni famille yanjye. So anytime roko nubundi ntabwo Tuff Gang ntabwo nemera ko Tuff Gang yasenyutse cyangwa haraho yagiye, urumva. So kuko Tuff Gang ni imyaka bamwe ati abasaza bacu bari kugenda bakura imyaka iri kugenda, ese amahirwe dusigaranye si make. Ari nabyo byatumye hano umusatsi watangiye kuba APR ari make n'umukara. Just ni imyaka man nayo biri urumva, byo nta banga ririmo, urumva. Ariko ku kintu kijyanye na TG nanjye kabisa wana flag ya TG nanjye ni mu mutima, urumva. So anytime hari gihe mpura n'abandi bavandimwe tukabiganiraho, yaba ari Farmen, urumva, cyangwa se Green P kuri phone, urumva, Double G, urumva, yewe n'umuvandimwe wacu J, urumva. So ariko nawe ni ibintu nawe twari tumaze igihe tutangiye kujya twicara tukabisubiramo tukabiganiraho tukavuga ati ubundi ni ikihe kibazo dufite, urumva, ko njye nawe tubyumva kimwe, uri umuvandimwe wanjye nka umuvandimwe wawe, Double G ari uko, Farman ari uko, Green P ari uko, ni iki gituma tutajya urumva dukore, ni iki gituma tutakongera kugarura team yacu bro, cyane kari nabwo byari bigeze biryoshye kabisa. Ugasanga mu by'ukuri nta numwe wakubwira impamvu, nta wakubwira ngo ntibishoboka, bose bakubwira ati no, anytime twabikora, anytime TG dore turahari twese, anytime bigahora muri ibyo bya anytime ntari ibi kandi ariko n'igihe wa mugani wawe gihe kiba kiri kugenda. Urebye ubundi akenshi na kenshi Tuff Gang yo amazina muri Tuff Gang yo arazwi, ameze nk'ibyapa byo ku muhanda. P Bulldog, Farman, Green P ndetse na J wagiye. Iyo urebye aka kanya ushobora kuvuga ati muri bagenzi banjye mbona umuntu ukiri mu murongo cyangwa se ukiri muri ya ligne yacu twatangiye ugikipinga wa murongo wacu wa Tuff Gang n'uyu nguyu. ubona ari nk'andi ukiri ku murongo mu buryo uravuga mu imirongo mu kazi mu buryo bw'imiziki. Bro wabaye successful niko navuga, wabaye successful. Akabajene bose nzi ko bameze neza, urumva, abajene bose bameze neza ku buryo iyo umuntu kibasha kujya stage man agafata nk'ebyiri ze kuri stage y'ijoro rimwe man umuntu aba afite kintu kimeze neza. Urumva yo Double G akatega indege akajya kubita za Dubai n'iki ndoro zikavuga. So urumva, so ariko agara give it up to Bulldog. Yes, navuga Double G, Bulldog cyane. Okay, P nari kuvuga Farmen, urumva, Farmen n'amazi minsi ari gukora cyane, afite amahiti menshi, afite n'amahiti menshi cyane. Urumva shout cyane kuri Farmen, urumva my brother. Ariko I give it up kuri Bulldog, yagize nibazo wallahi muri iyi minsi. Yes, urumva, twifuriza gukomera n'ubuzima. P umva ugifite intumbero yo kumva ko umuziki w'u Rwanda wakura mu Rwanda ukawugeza kuri level international, uzurira indege nawe ukajya gupresenta hip hop nyarwanda muri USA n'ahandi hose no mu bihugu bitandukanye, uracyafite izo vision? For real, anytime. Ahubwo ni nacyo gihe cyiza ubu ngubu nari kugenda ajyamo cyo kuba yabikora noneho. Sure. Cyo kuba yabikora cyane. Bona Jay-Z kunyaka 50 bacyakora? Yes, seriously. Bakinye wiste basora album. Ariko ubu ngubu umuntu ubayoboye bose uri imbere cyane yabo mu kazi no mu papa bita Nas. Nasir Jones ari ku mwanya wa mbere right now. Ku myaka ya 49 right now ari ku mwanya wa mbere, amaze gusohora album enye mu myaka 3. Imwe ibona Grammy Award, we no mu producer mushyashya bita Hit Boy.
hip-hop old school Charlotte kuri Naze, Charlotte kuri Hit Boy, urumva so ubu ngubu noneho bari gukora album bita King Disease 4 ya kane. Bakoze King Disease ya mbere, ya kabiri, gatatu, barimo barakora ya kane, bageze kuri season 4. Hagati bakoramo n'indi bita Magic, urumva Sunuvuga ngo ubu ngubu bari abaniga bose urampapa ni ubayoboye ku myaka 49 mu brother, urumva niwe number 1 ubayoboye. Ako ba Dr. Dre baracyakora drama zigiye mu bibazo bya divorce, urumva by'ama divorce, ibibazo by'iki, so yaramaze igihe natari mu kazi. Ako bari bore nabo narayimbonye mu sibo ejo I think, ariko bakungu nawe agiye gusubira studio. Nta pressure gifite y'umugore, nta pressure afite y'abana, abana barakuze baracomotse nta ukibakavumo. Ubu ngo ari single, ari wenyine, ameze neza, afite umufunguye, nta kibazo yakora atakora, nta kibazo afite. Atu none ngiye gusubira mu kazi fresh. Yes, cyakoze. So music yo mu Rwanda n'abana bazamuka barapa uyu minsi ubona babikora. Mu gitondo ngize kumva ikiganiro kimwe ntago ni umuvuge ariko maze umwaka umwe ngira ngo ni igice, avuga ati abantu muziki uraryoshye, urimo ibifaranga, amaze kugira imodoka, amaze kugira ibibanza. Nibaza ariko yibonye iterambere ry'umuziki kuri iyi minsi, abatipe bari gutera imbere bakagira amafaranga menshi, bakagira ibikorwa byinshi bitandukanye, ukanatekereza ukuntu rimwe navuga ko kugira ngo umuziki ubeho mu Rwanda music tuwugire, ni mwebwe mwabaye nka fondation. Niki utekereza ku mutima wawe? Bon, I mean, umusa no bad blood, ahubwo ngiye mba numva ndi proud cyane. Numva ndi proud byahatari, nkavuga ati okay, uyu munsi wa none niba Mpeta ashobora gukora indirimbo imwe cyangwa ebyiri, which nari nanabizi ko ari kubira zanagenda. Aniyo nari nzi ko ariyo vision nyine no turi kwerekeza kuri mpamvu natwe twashyiragamo kimeza danger, urumva. Ariko aravuga ko hip hop yazimiye, noneho hip hop ubundi hip hop kera muri ya myaka umuziki watangiye gusa nkaho uzana inyenyeri tunyenyeri. None se Jado kuvuga ngo ari mutuyoboye, Jado kuvuga ngo hip hop kuzima cyangwa iki, hip hop ntabwo ishobora kuzima kuko mu gihe hakira abandi bapeti nabo bashyashya baba bari gukora whatever wenda style bakoramo, ariko still gihe cyose ni hip hop, urumva. Still culture ni yindi ni hip hop, urumva. So ariko uko abantu bakomeza kubivuga cyane gutya basa nk'aba bisensibiliza ko ngo hip hop culture cyangwa rap ya nyayo iriko yazimye, no biriya no ntabwo kuri nge mpita mbifata nk'ikintu wenda twakwita conspiracy yo gusenya ikintu, kuko uko mo abantu bakivuga cyane nako bigenda bijya mu matwi y'abantu, urumva, kandi atari ko bimeze, which is not truth. Uko kwisoka aho twese dufatira, urumva, culture rap, urumva, ya hip hop, rap music muri rusange, urumva, iri gukora ibintu right now ntago bikiri drill cyangwa trap. Hell no, ugiye kureba ibintu byanyabyo biri gukora right now muri USA is not drill, ntago ari trap, no, urumva. Ni real culture ya rap yo yaragarutse imaze n'igihe kinini cyane, ariko nabira nakubwira ngo it depends ya wowe uri kureba angle uri kureberamo, urumva, ni gushobora gufata gutya ibintu, urumva. Ariko ngiye nk'umuntu uri professional, iyo ngiye ndeberamo ntabwo ariko bimeze. Indeba kuri yanjye ntabwo ari kinyereka, inyereka yuko rap ubwo none iri hari never left, urumva, never die, urumva. Ahubwo hari abantu bashatse gufata ya torch yari imuritse bagashaka kwita bayirebesha ahandi, urumva, kandi atari ko bimeze, bashatse kuyizimya. Yes, urumva. So I believe yuko rero so ngarutse ku kintu twari tuvuze, make long story short, biranshimisha cyane iyo mbonye bimeze gutyo, kuko natwe mu gihe cyacu gihe twari dutangiye gukora music tukizamuka fast, byagiye hari abasani bagenzi bacu baguze ibanza bagura n'amakebo, understand, urumva. Ntabwo ari ibintu rero birenze, ntabwo ari ibintu bishya, baguze ibanza n'amakebo, ariko ngubu batse nko muri hip hop niho nabonye. Yes, especially muri hip hop, urumva. None se akankubwira, dufite abaraperi batwaye za guma bafata amafaranga atari make ya miliyoni 20 zirenga, babona ama contract muri za MTN, babona, urumva, bafata amafaranga menshi cyane. I believe ko bari mu bantu, abaraperi bari mu bantu bari mu basani cyangwa mu bahanzi bagiye bakora binjiza abakora umufungo mwinshi cyane, urumva. Kimwe numva natwe nuko nguko, navuga ngo reba kuva muri za 2010 ubu ngo turi muri 23, right? Still uracyaje stage desa turasa sensa bakaguha, ahubwo n'abantu na audience ubwera cyane, urumva, sensa wisa miliyoni, sibyo.
up to 2M urumva so kuva za 2009 2010 kugeza uno munsi wa none so how much money is there nubwo nda amafaranga ari amafaranga umuntu akoresha teta uyasavinga cyangwa uyakipinga ahantu hamwe samwe n'ubuzima umuntu abashaka kuba na lifestyle lifestyle kabisa so ariko nakubwira yuko urumva miliyoni ushaka uyu mwana wihiri hari azanuza akayibyazamo umusaruro ariko niba Pierre amenyere kurya miliyoni mu kwezi ntago wabwira ngo miliyoni biterwa na lifestyle y'abantu biterwa na lifestyle so I believe nemera ko rero twebwe imana turacyari muri right path urumva n'abapeti bacu aribo turi kubona today mu minsi iri imbere hazaza n'abuzukuru noneho sibyo nisera yuko bana dufite ibintu twakoze before kandi bitari blague bitari imikino urumva so ibyo bintu rero no kuvuga ngo nifatizo to urumva ni naho uko byatangiye I believe yuko ahubwo bizagenda biba even stronger noneho bibigenda biba strong cyane kurenza kurushaho kuko ufashe uvuze ngo Migos muri Amerika sibyo barimo barakora drill cyangwa trap ufashe Migos rest in peace kuri ampeti wabo umwitende uriya wacishen muri Migos urumva namubonye wita numva so shout out kuri ampeti bo take off voilà take off take off chemi miss arundi barabonye akonaga muri Migos arundi nabonye wapfuye ejo yanyize ngo ushaka kuvuga oya nari mvuze uri ampeto muri Migos to nshatse kumufatira urugero urumva so no kuvuga ngo ufashe nka group ya Migos right bari batatu sibyo ugafata na group wenda yo muri za 1991 bita NWA yari irimo Ice Cube Dr. Dre MC Rain I believe Eazy-E rest in peace kuri Eazy-E urumva na DJ Ella urumva nakubwiza kuri yuko muri 1991 NWA umufungo bari bafite binjize icyo gihe tena ugasanga Ice Cube umwe ku giti cye Eazy-E yibitseho inyubako ifite agaciro ka $30 z'amadolari icyo gihe muri 1991 so nukuvuga ngo bo babonye baji binjije umufungo yewe n'abapeti bo uyu munsi Migos idashobora no gupfa ibonesheje gutya amaso uko niba umuntu yarabaye muri ghetto ya $30 z'icyo gihe $30 z'icyo gihe zo muri 90 ubwo zari nka 300 zo bungu ni 300 ariko ni narebye muri US abaraperi nk'abahanzi bakize muri US n'abaraperi bose you understand 10 ba mbere bose n'abaraperi 50 ba mbere n'abaraperi actually so then no kuvuga ngo nicyo kintu ramubwira no bipfira he mu Rwanda byakabaye ari so then no kuvuga ngo kuranga bimeze umusa ni ryabanga wallahi ryamuvara baje bakubwira to kuko mubeshise mwana kuko nta hantu ibintu byegeze bipfira nta n'ikintu cyegeze cyangirika bro ahubwo nje believe ko ari abantu some conspiracy niggas bari muri industry some industry cuts nibo bagiye baswitching ibintu bakikorera ibintu uko babyifuza kandi bikanakunda bro at the end of the day bikaza kurangira bikunze bagatuma bakadeceiving abantuza abakunzi b'injyana urumva bakabangisha aba artiste babo urumva bakabangisha abahanzi babo kubw'inyungu z'abo bantu nyine z'abo bantu bari mu itangazamakuru hanyuma tugende ku experience y'igihe umaze mu muziki ni ryari pigize kuri amafaranga menshi projet yagwa ubona ibyo mbona du contrat abamwe ngo basinye miliyari ayibonye fari parasite banye miliyari ya melody abandi bari gusinya za miliyoni 100 pito tubeshye ako nta miliyari bro frappe bro hazamo na frappe wala umuziki wo mu Rwanda nta miliyari umoje mbabarira umuziki wo mu Rwanda amafaranga menshi igihe kimwe tu yabayeho kabisa wishimiye nakubwira okay twagenda nagiye mbona n'ibindi biceri byinshi cyane mu mashow no mu contract dutandukanye ariko back in 2010 hari mbere yuko before yuko abasani batangira kurya ubuceri batangira kurya ubuceri bwa guma show yanjye ya mbere nakoze muri Saint Andre yari na launch album yanjye debut album yanjye bitana guha imbaraga you understand
ndibuka yes Setandre ushobora gusanga indirimbo za nka za kera nka 90% nziza seriously uvuge tugera mu mirongo ngaza alright urumva musa so then no kuvuga ngo tuvuye muri launch yanaguhaye imbaraga nibuka yuko umukire yampaye envelope yanjye urumva yanditseho 1M wow envelope kandi karimo 1M arambwira ati akira ibi ni ibyawe cash nuvuga ngo naragiye nicara mu cyumba urumva mbara ibiceri nabaze lare zanga gushira wale nabaze umufungo ni washira nabaze mari umufungo no wanjye je noneho nkajya mfungura nkafungura umuryango nkirebesha gutyo kandi ari tipu gusa tu ya nkirebesha urumva ndebe nkongera ngafunga kandi ubwo ndi ngiye nyine nta muntu wankurikiye ntaki ariko ngo mfite urwikiye ko bikandi kugira mfungura cemo nkariba niba nta maneganyo metse bro muri ya myaka tugisha ukuri so uramura ko gwa tipu yarari yawane bro no ntago ari tipu ntabwo ari tipu urumva karakazi bo ni job twe tumaze gukora uko urumva bo bari bafite amatike ya ntuza y'impumbi n'aya kibiri noneho y'impumbi arashira na kibiri arashira kandi ubwo sare yuzuye no hanze huzuye urumva bahita bashyira kuri 5k cash noneho 5k cash bigeraho noneho na padiri araza arabwira ati abasa yari kwa padiri Setandre muri Setandre ari kwishuri arabwira ati enough arabwira ati ibi ngibi biri too much cyane mureke ibintu byo gushaka umufungo byataje n'ikintu mumenye kanga muri mu kigo cy'abanyeshuri mu kigo cy'abapeti kandi abantu twababwiye mwabarengeje cyane mwakoze mwikoreye ibindi bintu byanyu tu ariko no big deal urumva mwe mukoresha amasaha yanyu neza murangiza show yanyu fresh mutahira amahoro yes so ubwo urumva rero umufungo wari wabonetse kabisa so then no kuvuga ngo Kaporo wari washoye mu gitaramo cyanjye hari ibiceri yari yarampaye byo kwitegura ibyo gukoresha nyine hari budget urumva ko nawe ugiye gukora ball nkiri bufite budget so budget ngiye yanjye nari mfite already twarikoresha yose yarashize so then no kuvuga ngo we yagomba gufata umufungo wose akabanza agakuramo ibiceri nge namugombaga kuba nibyo yari gukuramo urumva akama ayo twumvikanye so iyo kiza no gukuramo ibiceri nge nari maze igenda gukoresha nta kintu yari gusanga nge nta kintu nsigaranye yari kuma nk'irigitano cyangwa wenda nk'akajana urumva nta kintu ariko nsigaranye ariko arebye ibintu byabaye arebye ibintu byabaye ategeze expecting kuko ubundi before yashatse gufata Petit Stade so Petit Stade niyo yari igezweho icyo gihe ubwo dufite za arena mana ishimwe dufite za arena so n'izindi zimo ziraza so icyo gihe twari dufite Petit Stade so unuvuga ngo umusani wa danje yemerezaga muri Petit Stade so twebwe tubwiye Petit Stade ko niga we yarafite umufungo we arambwira ati ngiye mumbwire Petit Stade kuyikodesha basaba ngahe icyo bisaba cyose ngewe ndi ready ndamubwira ati ngewe this is not about money kuri ngewe ntabwo nshaka kujyana show yanjye launch yanjye ya album yanjye ntabwo nshaka kujyana muri Petit Stade kuko ngewe ntabwo mvuka muri Remera cyangwa no Gasabo ni muri Gasabo cyangwa muri Cyicu ni muri Gasabo right ndabwo ati ngewe ndo muri Nyarugenge ntabwo ndo muri Gasabo bro ndamubwira ati noneho album yanjye ya mbere ndashaka yuko ibera muri Setandre kuko ngewe ndumpe tuvuka ibyose kandi na proud urumva so wendi ya kabiri ni ya gatatu twazijyana no mu ntara no hanze y'igihugu ariko iyi ngiyi ya mbere igomba kubera iwacu ntitaye ku by'umufungo ngiye ndi kubaka amateka ntabwo ari umufungo cyane ngiye ntabwo mba nshaka ibintu by'imifungo cyane kuruta amateka niga yumva ngiye kumuhombya abanza no kubivamo nuko hari undi muvandimwe bita Diego Charlotte kuri Diego niwe wabashije kubimwumvisha to aramwita alright aramwita man pibi nakubwira is very serious ibyo birarangira dufata Setandre bomba biri simple cyane bashyiramo n'imiyaga kuko no mpeti byose n'icyo barabwo naribi noneho bigira kuri affiche tugiye gukora affiche dushaka basani bose tuzakorana nabo baduha support muri launch yanjye bose turabegera tugirana n'umunsi wo guhura bo hafi ya bose barabonetse turahura turasangira turaganira bisanzwe baravuga ati peace bo ndavuga ati batwemere kudufasha ntari transport tuzazibaha bafite izabo it's okay
ibyo byose birarangira biba clear. Tujya gukora fish bashaka gufata babasani bose ngo bashyire kuri fish yanjye. Ndababwira ati mitambwira petit stade nahejeje, none no kuri fish ngo urashaka kujya kuri fish wenyine. Tinzashya wallahi ati ibintu ugiye kunkora ntago bibaho. Ndamwe ati boss njye nabaye i Burayi, nagiye njya mu masho y'abasani bakuru cyane babaje kubita i Burayi, baje kubita njyewe ndiyo nanjye nkagera amahirwe kujya kubareba, ariko nareba ama billboard yabo ugasanga we nta wundi muntu mwana uri kuri afishe ye niwe wenyine. Ariko bitavuze yuko atabibuza n'abandi bantu hari n'abandi bakazi yabaga yazanye bo muri state, ukaza kubabona kuri stage ukahita usara kuko ni surprise. Ariko utaje ukurikiye abo bantu ukaza ukurikiye niba nka Cross niba Cross aje kuririmba muri Sweden, igihugu cyose mani bahita bafisha Cross bo niko bakora no ku ma building ya danje usanga ukaza uje gufana piti n'epini we mu kureba, wajya gusanga Cross yakuzaniye na Ludacris cyangwa yakuzaniye Bawaw cyangwa yakuzaniye nde barazanye, ariko kwaje nta n'umuntu yageze umubona, ukaza kumubonera gusa kuri stage. Cyabazanye nka 50 Cent n'urugero utabizi sibyo, ukaza kwibonera hari haranye igitaramo ugashyiraho King James ugashyiraho na Melody, umuntu akaza kuri cye Melody kadukeneye abafana babo bashaka banje. So ngiye muri Setandero nuko nabigenje. Bo ibyo nabyo turabipfa urumva. Bo men ni facts ibintu ndi kuvuga, abantu bari bahari baze guhamagara kuri Iris cyangwa bakwandikire bakubwira ati pibini yavuze ni ukuri cyangwa yatubeshya. Sure. Hanyuma amafaranga make wakoreye mu buzima bwa ari umuntu agwikira inoti 2 yo story ngirangiza. So nabyimbye fish yose ngiye nyine nabyo birakunda fish baremera barayima. Abandi basani bose baje mu gitaramo mana abantu muri show yacu bari bagiye kwikubitase, bajya kubona bakabona wingu arinjiye, Riderman arinjiye, Oda Pass arinjiye, nta muntu wari uzi ko ahari urumva. KGB arinjiye n'urugero, bandi arinjiye urumva, Family Squad iraje, Diplomat araje, my brother nono show iragenda igase kuko abantu bose barakunzwe cyane, ariko ntago wari uzi ko bahari, ntago uzi ko baje urumva. Rero niyo surprise nibwo na show n'undi tuvuga ati wow abantu barapunch. Ni hari n'umuntu ateguye event ashaka kuvuga ati yes. So iyo wese ni ide yanjye, ni ibitekerezo, ni ide yanjye, ndi uvuga ko ni ngiye wa directing the show yanjye, mbabwira ukuntu ngiye mbyifuza, ni nuko byagenze. Noneho tugira na chains man turanatwika 4 urumva 4, you understand. Noneho nari ntararangiza bakora urabizi ibintu bya jingo icyo gihe byari bigezeho, ubujingo bwo ku maradiyo n'iki pijingo ntabwo abasha kwikora n'ibyabaraho n'imanzi bakahita bavuga abantu bose na jingo njye nta musari n'umwe wigeze bavuga muri jingo yanjye, usibye njyewe na album yanjye naho izabera n'iki nta kindi. So nuvuga ngo igihe cyose njye nakunda gukora ibintu abandi batari gukora, ibyo byose ndabikora birangira Kapo avuze ati man show yagenze birenze biri hejuru cyane ibyo nge expectingaga. Kubwizo mpamvu n'ubundi umufungo nagomba kugwa n'uyu nguyu akira umufungo wawe yandi yandi sinyakuramo, oya ntago nshaka kuyakuramo, ankubitaka gafunze kabisa. It was before yuko abandi basani bagenzi banje nta numwe wari bwakaje muri show y'ijoro rimwe gatane 1M ifunze. Chabisa. I was the first guys. Wow. Yes, the first. Wow. Yeah. Kabisa. Proud of you, bro. Thank you, man. Hanyuma noneho mbwira arukuntu njya mbona nakubibahura bizi wa muri industry y'umuntu ngo mumagara ubwate ariko so ajwe kupitaye gutya na gutya hano hepfo kabariye ni ryari umuntu akubwiye amafaranga ukumva makeya kabisa wakoreye amafaranga makeya ahubwo surumva nakubwiye ko ni henshi nagarara hamwe neta nibuga ko ni bizi ibintu nta muntu abasare benshi byabayeho kabisa. Katurebe ntumva rimwe twari narigeze kujya kubita ndumva ari mu bice by'Iremera ahaboro bantuza ahaboro hari agasare hari Remera usa nkugeza Kabeza ahaboro Yanga yakoreraga hari sare ngo Yanga yasobanuriraga hari ya boro to sinibwo ukuntu bahita neza ako boro negeze kujya kwakubitira to. So ndibuka yuko umupeti twavuganye umufungo turarangizanya fresh tugeze no kwinjira boro ahantu babashize wenda nk'aka waiting room urabanza ugaca nyine muri abo bantu bose ukajya ukabona kujya. So nuvuga ngo niba wahageze ntago wakongera gusohoka usohoka ari kurangije deal usoje deal fresh.
tugeze hano na Petero avuga ati okay ngiye ubundi kintu mba nshaka nuko umusana yagera kuko iyo umusana yahageze si yaba gisohotse ngo yivumbure ngo ahita icomoka ngo ate ya urumva niyo yari kabiri ya niyo yari kabiri yabo bapeti yari kabiri yabo bapeti urumva ikintu watanye pe tuhageze I'm telling you man tumaze no kujya muri Kebo ko Peti yanzaniye lari twamaze kujya muri Kebo yango hari bulari ngo buri kuburaho ngo twe turi muri Kebo garage turaye twicara mu modoka shira amafege n'iki turiganira bisanzwe 10 minutes Peti barahageze nawe itayicara muri Kebo undi mujwe nabo bakorana abari wicara imbere twari babiri twicara inyuma nabo baraje abo gatatu inyuma ahita kuri amufungo ngiye ko nambona Peti akuyemo 4K ya urumugeye ngiye ndonete cyane ya ndonete byatari akoramo 4K ngiye nundi mujwanyi twese turebana wallahi davuga ati nega kamasima mujye ari serious bro ya tuza gusanga nta indi choice dufite kabisa choice twe dufite ni imwe gusa niyo gufata 4K urumva tukazigabana na driver tukabona uburyo twanava ngo twikomereza niyo choice yonyine twe dusigaranye kuko tukiza no kubigirano bya danje abo Peti bari no kudukoma bari no kudukoma for real so nuvuga ngo Peti niba mwumvikanye nka turasa ayo mwamwumvikanye yose ariko we agatinyuka kayita akubwira ngo abonetse naya naya nta kintu babirenze so P noneho nkunzira tujye mu tubazo ni TikTok yes ni TikTok ngiye kubaza ibibazo nka bitanu wenda mbere ko dusoza hanyuma mbere ko no gusoza ariko ushobora nawe kuduha ingingo runaka wenda watubwira abantu wenda wifuza ko bamenya ibintu runaka ushobora kuba bamenya bitewe n'ubuzima bwawe n'akazi kawe na industry muri rusange ariko ngiye kubaza TikTok icya mbere P yabaye i Burayi yego ese P azasubira i Burayi ari vision afite zo kuba yatura mu kindi gihugu cyari mu Rwanda yes cyane rwose absolutely haba i Burayi haba muri Afrika isi nini cyane n'itama umuntu yabonye chains zo kuba wajya kureba ukuntu ahandi bimeze wakoresha amahirwe ukareba to ukuntu byifashe hakurya P havuzwe ko yavuye i Burayi mu buryo wenda butasobanutse P yemerewe kuba yajya i Burayi yabona visa y'u Burayi anytime ya urumva ni ibyo byose abantu bagiye bavuga before ni bimwe nyine kwa kundi nkubwira hari abantu bo mwitangazamakuru bafata ibintu batanahagazeho bakabijyana ku indi level bigatuma nawe utangira kudefenda bya binyoma bagiye bashyira hariya wabwo ukajya ukora icyo kuko ntabwo ushobora kubyanagura bamaze kubihashyira wowe ukagerageza kubidefenda kandi nawe uzi ko ari ibinyoma atari byo okay aha P akunda kunywa iki my brother say kunkunda kunywa ibintu byinshi man nkunda kunywa your favorite drink yanjye Sprite is my favorite drink kabisa konje cyane yeah okay ubwo akenshi ibibazo ngo turayisawa kuko ari giye abafana bawe waza vuga ati P akunda kunywa iki ni mubona P yaza guri yine hanyuma kazende okay umunsi wa P uhagaze gute mbese muri no minsi P ahugiye kuki so my brother nkunda kureba iyo nta session mfite mba ndakavuma ndi kwirebera movie nkunda kureba movie cyane ibyo nabirambirwa mfite box nkunda gusoma mfite ama box nsoma nkunda kugira n'umwanya uhagije nkunda kugira umwanya uhagije wo gusoma box zanjye ziri personal tu ibitabo byawe ibyanjye abapana ngiye ntanditse apana ibyo ngiye nanditse by'abandi banditsi bakuru abandi basanga urumva boy byose urumva nabyo nabyandambira nkunda no gukora uturimo two mu rugo dusanzwe urumva umuntu ukunda kwikorera ibintu cyane kutuka abantu bayimukorera kuruta kwenda nk'umukozi cyangwa undi muntu cyangwa sister undi yabigukorera so ni ibintu urumva ku munsi rero haba harimo utuntu twinshi cyane nka nyine muri life sanzwe kuba uri mu rugo utagiye mu kazi okay hanyuma P niki kintu uyangaho man come on man
ikintu yanga general yaba attitude physically yeah cyokoze okay birahari kuko icyo gihe wa mugani ntakizi ntabwo nanjye naba niyizi ntabwo naba niyizi kabisa ntabwo naba mbasha kureba muri mirongo menye wundi we kurakara bya hato na hato kurakara vuba no kurakazwa n'utuntu dutoye bya hato na hato tu yes okay pigiza Rwanda Pinde yakubise my brother shawumva nararwanye fo numva nagiye ndwana n'amanega amaniga na yarakomye urumva nagiye nyakoma amaniga yagiye ankoma urumva so ibi ni life nyine tugomba gucama kuri street uko nanjye mfite amaniga nagiye mbonera nanjye niko mfite nanjye nagiye mbonera nanjye akankoma fo ni life sanzwe to bagiye gukoma nawe fo come on kuva za primaire tukiri wallahi irinde gukubisa kuva za primaire bro I mean umaze gukura muri industry ntabwo byabura ntabwo bishobora kubura n'abasani bagenzi banjye ntabwo kabura moto ntabwo kabura hari igihe bibaye ejo mu gitondo mugasaba n'imbabazi kubati guys man ninjye wabizanye ninjye wabiteye apologize nsabye imbabazi bibaho pirinde muntu ukunda mu buzima bwawe my brother umuntu nkunda se katari umwe kuko umwe gusa gusa ubwo ntabwo byari tukabona yabaye selfish cyane man uko urumva mfite petit urumva hari mama we hari mama abo bose ni abantu nkunda unconditional love so specifically since ni baravuga ati mama cyangwa my son kuko bose ni kimwe ni ikibazo kigoye cyane ariko sharo cyane kuri mama my son my daughter respect cyane yes hanyuma two gufatira igihe kinini cyane ikigeze twakumenya amakuru yawe umeze ute uri kudutegurira iki ubuzima bwose bute ndabona umeze neza mu by'ukuri thank you man abantu comment abantu barabibona kabisa thanks man appreciate you man Iris man shalom ariko imiryango irafunguye ku muntu wifuza ko yasapotinga ibikorwa byawe thanks man irafunguye cyane bro irafunguye cyane anytime buriya kanambara ukuntu umuntu agashyira urumva ni umuntu yagatanga nawe anytime ushaka kongeraho ushaka kuba wenda kubona session studio yanjye ndi muri studio ukuntu biba bimeze urumva ushaka kuba yansura mu rugo kare ukuntu life yanjye bimeze home abari mu Rwanda n'abari hanze y'u Rwanda my brother imiryango irafunguye kabisa nese watwemeye tukazagusura biradutekera biremewe cyane my brother ubase fo come on ubona kwicwa n'inzara mani mfite food n'akagaze hari ya G ko yabaye niburaye ubyikorera wayiburaye hica mutwe iburaye hica mutwe negeze kuba nk'umwaka wose mfite igikoni mu nzu ariko ntazi no kugikoresha bitewe nuko hari ibiryo umuntu agura wikomereza umwaka ugashira to okay ariko twemere tuzagusura inshallah kubera Imana bro wallahi imiryango irafunguye rwose turasoje ndetse ibibazo bindi bitandukanye ibyifuzo abantu batwandikira baduhe comment kuri social media yanjye ni Jado 10 tuyishime kuri Instagram Iris TV nahira hari iris.rw kuri Instagram turahari no kuri channel yacu byose ushaka kutwandikira tukareba imwe mu bibazo umunsi twasuye P tuzamubaza hanyuma P turashoje thank you so much my brother wakoze cyane thank you kabisa appreciate you man you're right.